Cya Yesuwa icyene cya gatanu. Yesuwa icyene cya gatanu umurongo turatangira ku murongo wa 13 dusoze icyo gice dukomeze mu gice cya gatandatu umurongo wa mbere tugere ku murongo wa 7. Ni inkuru zikurikirana y'umugoro umeze gutya urimo amashimwe menshi unarimo n'imirimo y'Imana ifatika. Ntitujya muri byinshi ariko twumva iki Imana ishaka kutubwira mu izina rya Yesu. Reka mvuge ibyo Imana yashatse kutubwira n'umugoroba hanyuma dukomeze. Yesu igice cya gatanu umurongo wa 13 haravuga nuko Yesuwa yegereye Yeriko yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeyeho afite inkota mu ntoki. Yesuwa aramwegera aramubaza ati mbese uro mu bacu cyangwa uro mu babisha bacu? Aramusubiza ati oya ahubwo nje nonaha kuko kubera ingabo z'Uwiteka umugaba. Yesuwa yikubita hasi yubamye aramuramya aramaza ati mutware ngewe umugaragu wawe untegetse iki? Nuko umugaba w'ingabo z'Uwiteka abwira Yesuwa ati kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze aha arahera. Yesuwa abigenza cyo. Yeriko hari hakinzwe cyane kuko batinyaga Abisirayeli ntawasohokaga kandi nta winjiraga. Uwiteka abwira Yesuwa ati dore nkugabije Yeriko n'umwami waho n'intwari zaho. Namwe ab'ingabo mwese muzazenguruke umudugudu rimwe aba ariko muzajya mukora kumara iminsi 6. Kandi abatambyi 7 bazatware amahembe 7 y'amapfizi y'intambara imbere y'isanduku ku munsi wa 7 muzazenguruke umudugudu 7 maze abatambyi bavuze amahembe. Amahembe navuga cyane mukumva amajwi yayo abantu bose bazavugire icyarimwe barangurure amajwi yawo. Inkike z'amabuye zigose umudugudu zizahira ko ziriduke abantu bose bazurire umuntu wese imbere ye. Amen. Fact. Buri wese azuririra aho ageze ziriduka. Ndashima Imana. Ndashima Imana ko uyu mugoroba uri kumwe natwe. Ndashima Imana ko ari Imana yo kwizerwa. Reka vuga amagambo kwa ngo nze gusobanura ijambo neza. Abana ba Isirayeli kugira ngo bave mu gihugu cya Egiputa binjire mu gihugu cy'amasezerano hari ibikuta 4 byagombaga gukoreshwa iby'imbaraga kugira ngo bisenyuke biveho bashobore kwinjira mu gihugu cy'amasezerano. Ahambere yari Farawo yanze kurokora ubwoko bw'Imana. Hanyuma Imana irabwira ngo ngiye gukoresha ikintu cya mbere kandi buri kintu cyose ko ari ibintu 4 nzagenda nkoresha intwaro y'umwihariko idasa n'iyabanje kugira ngo Imana yizerwe. Yijya gukora ibikomeye ku buzima bwacu, yijya gukora ibitangaje. Ntabwo ari Imana yisubiramo ngo isubire mu byo yakoresheje. Buri munsi ifite gishya ikoresha. Ndanamya neza yuko n'uyu munsi ikora iby'imbaraga ifite igomba gukora mu izina rya Yesu. Ambere irabwira ngo aranze aruga murebe guke mugende mushaka umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene ukiri muto utararenza umwaka udafite inenge, hanyuma mumufate buri muryango wose. Ihene yiri noya itararenza umwaka muri Kigali ntirengeje 50,000 ariko nubwo bitabirengeje 50,000 mujyane mukora ko nababwiye hanyuma mumubake. Nimara kumubaga ibindi mufite ko muzabikoresha ariko mufata amaraso yayo. Mwumva ayo nayihene itarengeje 50,000 mwumva ibyo yakoze. Hanyuma muyafate muyasige ku nkomanizi z'imiryango yawe cyangwa hejuru muyasige. Hanyuma ayo maraso y'ihene ayo nayihene ntabwo ari Kristo nayihene ndimo navuga nayihene n'intama isanzwe ihebeba. Mwumve neza. ayo ayatarayinama hanyuma muyasige araza gukora ibintu 3 bikomeye. Icyambere ayo maraso nintambuka ngacaho umwana wese w'ipfura wo mu Banyegiputa arapfa.
cyo ni cyambere. Cya kabiri, ayo y'intama itarengeje umwaka, itarengeje 50,000, iyo wagura Nyabugogo ntama yatumye imana z'abanyegiputa zikubita hasi. Ayo n'ay'intama yatumye ubutunzi na stoke n'iby'agaciro n'iby'izabu ngo abaherekeje ubutunzi bw'iki yarabikoze biremera. Reka nkubwire, niba n'ay'intama yarabikoze bikemera, niba y'intama yarashoboye kwica abana b'imfura, niba y'intama yarashoboye gumenagura imana z'abanyegiputa, niba y'intama yarashoboye gukura ubutunzi bw'Abayisiraheli bakubwanya Egiputa akaba Abayisiraheli ngo bakugana ubutunzi bwinshi, ayo nta y'intama. Ndashima Imana yuko twe tutarimo y'intama, turi mu ya Kristo Yesu mu izina rya Yesu. Ayo ngayo abasha guhindura ibintu, ayo abasha gukora ibikomeye. Hanyuma ayo y'intama arabarekura, yashushanyaga ya Kristo azatuvana mu buretwa. Aha kabiri, begeye imbere bahura n'igikuta cya kabiri. Navuze ko mvuga bine hanyuma tugasenga Imana. Begeye imbere hora n'igikuta cya kabiri. Igikuta cya kabiri bahuye nacyo ngo ni inyanja itukura. Hanyuma bavuze induru barataka. Mose aribaza ngo ay'intamba ndongera kuyakurayo. Ndashima Imana itagira verisi imwe, idutabara n'iturwanirira, ntigira umwambaro umwe, iturwana n'iturengera, buri kiye cyose ifite. Aho y'intama adafata aya maraso ntibayikuyasiga mu mazi ngo bikunde. Hari aho bikora, hari ibyo yakoresheje, ariko n'ibiri iteguye gukoresha mu izina rya Yesu. Hari abantu bagira ngo Imana yo muri copy paste. Ntabwo Imana yo muri copy paste, Imana iba muri original. Mu bintu Imana idatunze, mu butunzi itunze, nta photocopy itunze. Oya, ibyo ijya gukora byose ikora ikidasanzwe. Hanyuma iravuga ngo oya, nta kintu igiye gukoresha, irongera no ifata. Iravuga ngo noneho Mose, uyu munsi si amaraso, fata inkoni. Hanyuma iyi nkoni bibuke yuko isobanura ubutware, isobanura autorite. Hari igihe wayikubise hasi isanga iminyabutware byo kwa Farawo, nabyo babikubise hasi bihinduka nkayo. Aramubwira ngo ya wibuke yuko iyi nkoni ni inkoni imira izindi nkoni, ni ikubita hasi igahinduka inzoka ikamira izindi nzoka. Turashima Imana yuko hari igikoresha ubutware bumira ubundi butware. Iramanga uyizamure hejuru, nta zindi manyera ukora, urakoresha ubutware bumira ubundi butware. Hari igikoresha amaraso y'igiciro gikomeye, ariko hari igihagarara mu budahangarwa bwayo n'ubutware bwayo n'ubushobozi bwayo, ikavuga ngo wamuraba we tuza. Ifite imbaraga mu maraso yayo kuducungura no kutugira neza, ifite imbaraga mu butware bwayo n'ubushobozi bwayo kubwira ibituremeye n'ibidukomeye, ikavuga ngo tuza. Hanyuma nibo ndibutije konze kugira ngo ngomba kugera vuga igihe umugoroba. Hanyuma namubwira ngo rero zamura inkoni, hanyuma amazi ajya kwayo, hambuka. Umwe akarima ngo Imana y'amaraso y'intama, undi akamubwira ngo uretse n'ayo maraso y'intama, Imana iri mu nkoni. Hanyuma barambuka. Aha gatatu, Imana itagira verisi imwe, Imana itagira idakopiya ngo yongere kore, ihorana ibishya. Ibyo yakoze 2022 ifite izindi verisiyo za 2023. Ibikubikiye 23 ntaho biro 22 ifite ibindi bidasanzwe ibitse mu izina rya Yesu bishya, kuko ihorana bishya mu izina rya Yesu. Hanyuma barongera bahura n'andi mazi imbere yawo, bahura na Yorodani. Abantu batazi imikorere y'Imana bahita banga ugiye kongera ikoresha ya nkoni na cyagiye byaremeye. Hari igihe Imana idakoresha bya bindi ngo byemere. Ndashima Imana amasesho dusenze mu kanya, ibyo yakoresheje kwa Noheli si byo izakoresha iwawe. Ibyo yakoresheje iwanyu si byo izakoresha iwawe. Ibyo yakoresheje wa mwaka ushize si byo izakoresha undi. Aho yaciye kuzamurira ifite handi henshi yo guca. Jubwira Satani ngo nanga niba nafunze iracyafite ibikomeye. Hanyuma ngo hanga rero ntabwo ari inkoni. Imana ica mu maraso y'intama. Hanyuma Imana yashaka igaca mu nkoni. Hanyuma ngo ya uyu munsi verisiyo yahindutse. Mwikorera isanduku y'isezerano. Mpagarare mu masezerano n'igihango dufitanye. Mwumve neza. Hanyuma ayambukishijwe inkoni itunze hejuru,
uyu munsi nta nkoni murafata amasezerano y'Imana n'igihango mufitanye, hanyuma muyibwire ngo turambutse, hanyuma ngo abatambyi bakandagizemo ibirenge, bagikanzemo ibirenge, ndongera nkoresha indi nzira, hanyuma ibirenge by'abatambyi ariko gikomeye gikoreye amasezerano y'Imana. Ejo Noheli duhereza ubuhamya, yaravuze ngo muganga yaramubwiye ngo nta kintu akora ngo uretse kumana, ngo agiye kumana yamubwira ngo ndabiremye nona, hanyuma akandagiza ibirenge mu Yorodani, yavuze ngo ndabiremye nona. Hahirwa abantu bahetse hahirwa abantu bahetse amasezerano y'Imana. Hari ibintu Imana ikuraho bitagombeye gusengerwa, Imana ikareba amasezerano y'Imana uhetse. Hari ahantu duca bigatandukana biciye amasezerano y'Imana duhetse. Hanyuma iramubwira ngo rero ngo baca humutse bikore isanduku y'isezerano y'Imana, bibuka igihango, bibuka isezerano. Muzi ibintu byari biri muri isanduku y'isezerano? Mube neza, byari bitatu. Icya mbere hari imanu yasobanurwa ngo ibi ni ibiki. Hari ibintu hari kamwitsa ngo hari ibyo yigeze gukora ukibaza ngo ibi ni ibiki. Imanu yasobanurwa ngo ibi ni ibiki. Ibintu ko twumva atari sosi, bikaba ari inyama, bikaba ari umugati, bikaba ari ibijumba, ibi ni ibiki. Hari Imana twiyongera kutwibutsa ngo mwibuke na bya bindi wigeze kwibaza ngo iri gukora bimeze biti. Kabiri hari harimo inkoni ivuga ubutware bwa buri twavuze, bumbira ubundi butware. Harimo amategeko bivuga ngo bisate ngo ni igihango mfitanye namwe, hanyuma ngo mwambuke, hanyuma mutambuke. Ngeze kwa kane kugira ngo nze kubahiriza amasaha neza, hoshi iminota mikeya, reka mvuga aha kane finali bagera kuri Yeriko, urukuta. Ashaka kwibutsa none byari byavuye muri teori, bageze mu ifatika. Aya ntago yari amazi, oya, aya ntago byari ibintu bisanzwe byo kwa Farawo. Angaha bahura n'abasirikari babiteguye, bafite urukuta rurerure, ndaza kwivuga. No baracyabikora ubushakashatsi rugera muri metero 7. Niho ndibugane negera aho ngaho. Muri urwo rukuta rungana metero 7 ndetse zenga kurengaho, ngo haraho abasirikari bakora uburinzi. Hejuru bakoraga urukuta ruzamutse, bagakora urundi andi metero 6, aho abasirikari bakoraga paruturuye ruzamutse. Yosuwa abona verisi atarabona. Wari wahura n'urugamba utari wabona na rimwe. Yosuwa ararureba asanga icyo gikuta nta hantu yigeze akibona. Yosuwa aritegereza ashaka strategy ya gisirikari, asanga ntayibaho. Areba asanga abona nta kintu na kimwe kibaho. Ndashima Imana ijya gukora ibikomeye iby'imbaraga, ibikora hahandi nayo yonye ko byitwa ibinyembaraga. Ntabwo Imana yakora iby'imbaraga itabikora mu by'imbaraga. Mube neza. Hanyuma za kuza kugira usenga. Hanyuma Yosuwa ararureba, arahazunguruka, kizunguruka yikanga umusirikare. Yikanze umusirikare, asubiza gisirikare giconfidence rwose. Harakarongo we mutugane ngira ngo reko baziti arabati wowe uro mu babisha bacu cyangwa uri mu bacu. Hanyuma marayika w'Iteka aramubwira ngo hamwe naje, singe sindi mu rugamba urimo wowe. Hari igihe uba mu rugamba ukagira ngo hari urugamba Imana ikubwira ngo ngewe ndi hirya yarwo, ariko nzanye izindi strategy nshyashya. Iramubwira ngo Yosuwa, ngewe nzanwe n'ingabo z'Uwiteka nona. Haleluya. Imana igira special force. Reka mabwire, Imana igira special force, ingabo zirwana buri gihe. Hari ingabo zijya ziza bitewe n'urugamba ruriho uwo mwanya. Uyu munsi murebe mabwire neza hanga, uyu munsi hano wagize ikibazo kiba, hari ingabo zaza hano wagize ikibazo kiba no muri CGM. Hari ingabo zaza hano mudasanzwe muzi, zikahita zitabara, zaza zigatabara zikazitwa muri special force. Umuranyumva neza. Ntabwo izo ziza ziseka, ziba zije gukora intervention y'uwo mwanya, zikabikora mu izina rya Yesu. Ndasenga kuri Noheli muri icyo gitaramo turimo turashima Imana. Duhagaze muri no jambo mbere y'uko umwaka urangira, Imana imanuye special force ku buzima bwanyu mu izina rya Yesu.
iyo azimanuye kwa Noheli, iyo azimanuye kwa Noheli, n'uyu munsi aracyazimanura. Kandi si ubwa mbere special forces zimanuye. Murazibuka no kwa Jehoshafati, umuzefashati yarimo arayiramya ngo uwo munsi manura ingabo ngo ziraza ngo zitega igico, ngo Muhamoni n'abamuwabu ngo n'abayisirayeli ngo barebye bona babaye benshi batangira kwicana. Batari kwizigabo zavuye ko duheruka turi bake ngo amawabu n'amoni ngo bica bisirayeli barabamara. Uwo mwanya ngo barongera bamanuka ngo baraza ngo bongera bica ngo baricana, ngo birangije babura umuntu bakabona ko turi kwicana dushire. Hari Imana, hari Imana ifite special force yijya gukora iby'imbaraga. Buri munsi ifite special force. Bakuru abyumvishe ngo yikubita hasi arapfukama, aramubwira ati se ubu turaza kurwana dute? Tegeka umugaragu wawe. Ndashima Imana. Aramubwira ati rero ibyanjye abantu bajya bagira ngo ubu n'indi version nshyashya nzanye. Ubwa mbere mwasize amaraso biremere, ubwa kabiri muzamura inkoni biremere, ubwa gatatu mukandagiza ibirenge by'abatambyi muhatse isanduku y'isezerano biremere. Sasa ubu rero hagiye kuba university aho mu gisirikare. Hanyuma ubwira abasirikare bizeye ko ari abasirikare ntago bari burwane, ubabwire bazenguruke karindwi. Hanyuma ndimo ndagana ku musozo, hanyuma bazunguruke bari kumwe n'abatambyi bafite amakondera. Niba mara kuzunguka inshuro 6 ku nshuro ya karindwi, ku nshuro ya karindwi bazavuza ikondera, basakuza, bavuda tera hejuru. Niba tera hejuru inkike ziri ariko zizahirima, ntuzajye kureba ahandi ibyo handi byahirimye, wowe uzurire aho ngaho ugeze. Ubereza. Haleluya, haleluya. Bese nimumara kuzunguruka karindwi, ku nshuro ya karindwi buri wese azazunguruke avuga uko byagenze. Ngaho nimuze muzana mubwire, muze nk'abantu nk'abatandatu muzangaho, namwe muzangaho nk'abantu muze nk'abatatu nk'aba, namwe muzangaho nko kuri umurongo w'imbere, muzangaho mwizirane imbere, muzana mubwire. Muze dukorane inama, dukorane inama, muze dukorane inama, muze dukorane inama. Mwaje muze namwe mwizire, namwe hano mwizire, dukorane inama hano, muze dukorane inama. Dore kabaye do kabaye, muze dukorane inama hano. Afandi Yosu bati Yosu kugarutse ugarukanye iki? Atuzi ukuntu imbwiye ti ati rambwiye ngo uyu munsi ni kwa kangahe? Ngo ni ku cyumweru. Ngo ku itariki zingahe? Ngo 25. Ikubwiye ngo ukize? Irambwiye ngo itariki 25 uhereye none, 26 umunsi wa kabiri, 27 umunsi wa gatatu, 28 umunsi wa kane, 29 umunsi wa gatanu, 31 hanyuma karindwi. Guhera 25 kugera 30. Dore icyo tugiye gukora, tugiye kuzunguruka, tuvana amaso kuri Yeriko, tuzunguruke. Kandi itegeko turazunguruka bucece. Sasa rero mwumvise tegeko? Ngaho tuzunguruke. Muse nk'abagara gatoya. Iyo umuntu wamubwiye ngo ceceka, iyo umuntu wamubwiye ngo ceceka, muhurikire neza ko ndimo negera ngaha, biba bisobanura ngo iyo cecetse utangira kwibuka uko wazungurukaga. Uyu mama akavuga ati nubwo atuye ngo ceceka he, niko cyagiye turi mu butayu, nta sezariyene badukorera, nta muganga ukora sezariyene, byagendaga bite? Ati nabyibutse ati ucecetse, reka
tubyegeranye bakongera kugera imbere tukomeze tugende tuzunguruka bagira hano yakacece kamaze ngo bwira yewe mama ndode agakabutura mfite igatoye mari iminsi 40 imyaka 40 uko nabyuhaga karabyuhaga uko karanukaga kaganuka gute ibi bintu wabikoze gute kamwira ngo nibyo imbaraga ceceka dukomeza tuzunguruke hanyuma bakagera hanga uya kamaze ngo nikoye 2022 kurangiye aba ntaragiraga akazi hagenda tunzwe n'iki ko nambaye ko nisize ateceka dukomeza yaduhaye imitsi ringo yo kuzunguruka dukomeza ati baba we ati nabyibutse za ntambara zamagurukiye zarengeye he wowe urabona ibintu bagugurukira unuruka ukajya gushaka bya bintu byagiye ukajya bishaka ngo bibazo byagiye bikakuyobera ahubwo tugumye uzunguruke mu yandi magambo uko bazungurukaga uri namwe imwe bazungurukagamo babaga barimo rurukuta rw'yeriko metero imwe bakongera imbere bakongera akazungu ahangaha ariko buretse gatoya mutagira ngo turimo turavuga muri Israel ariko bibutse ikizunguruka uzunguruka byinshi Imana yakoze kimwe uretse ko Imana yantabaye mu gihe tugiye kubyara tugeze mu bihe bikomeye twisengurukire baduhaye 7 twese niko wibutse haleluya mwumve neza mujyane mujya kwicara hanyuma biravuga ngo uko bagendaga bazamuka niko ntikezi Yeriko zagendaga ni abahanga reka mvuge neza n'abantu basuye muri Israel barabizi abahanga bashatse ibi birazwi ntabwo ari byo bavuga ngo mwuka abahanga bagiye gushaka iyikoze Yeriko n'uyu munsi ntabuye wabona kuko niba bese uko bazamukaga niko nabyo byamanukaga biri gite kuko barabwiye ngo buri muntu wese yurire aho ageze none se abantu bazungurutse batavuga nta rwego buriye byagenze bite ngo nibavuze induru buri wese yurire aho ageze hakinjira ati se ko byinjiyemo biciyemo bite reka mabwire hari ibintu bimwe bitazakorwa amaraso y'intama hari ibintu bimwe bitazakorwa n'ubutware n'inkoni hari ibintu bimwe Imana itazakoresha gusa ngo n'amaseno hari ibintu bimwe Imana izakoresha ishingiye ku mirimo wibuka utekereza Uwiteka yakoze umukozi w'Imana ntagiye kwirirwa avuga za wihoya nk'umukozi w'Imana uhanura mu ijambo ndagutangariza yuko uhereye ku itariki 25 26 27 28 29 30 ibi minsi yo kuzamura igicaniro cyo kwibuka imirimo y'Uwiteka ibyo bikomeye ibyitwa nyembaraga birakwitwaza mu izina rya Yesu crossing ibintu bitari ngombwa muri no minsi gira ibintu daho umwanya muri no minsi gira ibintu wageza hirya uvuga ngo numvishe nateza amatwi numvishe Imana ivugana nanjye ndabizi hari inyembaraga utakuraho ndabizi hari inyembaraga utashobora ariko mabwiza ukuri mureke tuzungure bucece nahoze ndeba kandi bibaye mu kanya nahoze ndeba mbona ukuri Imana bategura icyumweru cy'umugisha nahoze mbireba Imana mbwira no jambo nimugoroba sinenzi ko ufite igiterane cy'amashimwe nyuma hanga ariko reka mbabwire profite igiterane cy'amashimwe ubyegeranye kandi Satani ntakubeshye ngo ubuke kamusakuze oya buriya 7 n'umwuzuro hari ibintu byinshi Imana ishaka kukwibutsa biri bumanure urukuta ukinjira mu mwaka utareba urukuta uri mu by'Imana yavuze urwambuka kandi ejo nabyigisha aho twari turi kumwe ntiyagire uwipfobya ntacyo yakoze kidasanzwe ni ifi wariye ihwa ntijyakwica
rikubera iryo kwibuka mu izina rya Yesu. N'umuhanda wambutsemo amahona akavuga ukambuka, bikubera ibyo kwibuka mu izina rya Yesu. Uko uzamuka gutya nabyo biramanuka. Nkunda kwivuga, bankunda kunyumva. Ndashoje avuga ikintu nkunda kuvuga. Iby'imbaraga yakuze birakubita hasi ibindi binyembaraga. Hindukira mugenzi umwe ngo iby'imbaraga yakoze ku buzima bwanjye birakubita hasi ibindi binyembaraga mu izina rya Yesu. Iby'imbaraga yakoze ku buzima bwanjye birakubita hasi. Kandi aho uri ugeze ubikuru wishima, naho uri bwambukire, naho uri naho uri bwinjirire. Ukuri wikuruwe nuko bingana, naho uri bwinjirire ibinyembaraga byikubita hasi mu izina rya Yesu. Dawidi agera imbere ya Sawuli, yamubajije ikibazo kiri cyumvikana, gifatika, gikeneye kandi cyumvikana. Yaramubwiye ngo uri agasore k'umugenda, nta ntambara umenyereye. Uyu Mufilisiti umaze iminsi 40 dutuka, ntugire ngo nuko twushaka ko dutuka, ahubwo amenyereye intambara. Metero 9 niwe mu giant, niwe abantu barebare bari basigaye babanaki, ari mu banaki bari basigaye banyuma. None uramutsindisha iki? Areba gore atabantu yamusimbuka. Iyo tutabona tubishikira ngo tubirenge, turabimanura tugaca bugufi, hanyuma tukabica hejuru. Nubona ari birebire utabishikira, uvuga uti ntabwo ngushyikire ko cyocoboye, nuko kumanura. Ubwo nuriye kukugira birangora, rero kukugira bingora, reka nkumanure norowe. Umva ndashavuga aya magambo nyuma dusenga Imana. Za Yeriko ndende tujya tuyimanirisha imirimo y'Imana yakoze, hanyuma twe ngo kuzamuka biragoye, ariko kukumanura minsi 7 yo kwibuka imirimo y'Imana. Aramubwira ngo wa mugabo singanya na Goliyati kurwana, oya uyarandenze, ariko utangariza yo umwana w'idubu yazaga naramushwanyaguzaga, nkamwambura intama nkamwica. Umwana w'intare yazaga nkayishwanyaguza nkayica. None se intare na Goliyati ibyo nayo komparuta, ariko muhumure, ibitageranwa mu mwuka birakora bikemera. Imana itanga indazi rya 50, niyo Mana ikora ubukwe bwa 5 muri Kigali. Ago muranyumva? Hari ibintu ukeneye kumanura gusa ukabireshyeshya n'irindazi Imana ize kuguha. Hari ibintu ukeneye kumanura gusa ukabireshyeshya gusa n'akamambiri Imana igeze kukwambika. Hari ibintu ukeneye kumanura gusa ukabireshyeshya n'injuru 25 Imana igeze kwishyura byakomeye. Rero bimanure kuko bisukubizamuka ntago bishobora. Hanyuma namuye ngo wumva ijambo, yatumye nica intare n'idubu, izamungabiza nk'imwe, akora mu gatindo cyane, nk'imwe yo muri zo. Mumbwire ukuri, aramumanuye aramugati nubwo ntagushyikira Goliyati, bakwisa umunaki, bagukomeje aho ngaho kwa muganga bambwiye ibingi, ariko ndakumanura ngo ushyire mu imwe. Ukize ugubaye idubu, niko nkwise, ndakumanuye, ngiye kugutambuka nambutse, uhirutse nk'imwe muri zo. Muzi amakuru, muzi ko akibivuga mwisi mwuka Goliyati yahinduka nk'imwe muri zo. Niyo mpamvu amutera kimubona, ntabwo ari Dawidi yabivuze, yahise amubwira ngo nteranye akabuye n'agahumetso, ugize ngo ndimbwa, ntabwo wamwisimbwa. Yari yahindutse nk'imwe muri zo. Yaravuze ngo wagize ngo ndi
ndimbwa already ntabwo yamwisimbwa ariko yari yamumanuye mugira nk'imwe muri zo. Reka nkubwire mu by'Imana yakoze turimo turibukira Imana yakoze bucece turi kuzunguruka bimanure bimwe nk'imwe muri. Ndabivuze buri mugoroba tugiye gusenga Imana kuri Noheli saa 12 2022 vuga ubimenye ngo imanure imeze nk'imwe muri zo. Hanyuma niyo mpamvu umuhumetso ubundi iyo ujya kwica Goliyati atari nk'imwe muri zo wagombaga kuzamuka gutyo ukagera hejuru, wagera hejuru muri metero 9 ugakata. Byasabaga drone iza kuyizamura igatambika itambikisha. Hanyuma ngo biragoye, ikiza nuko wamanuka aba nk'imwe muri zo, hanyuma nkazunguza, hanyuma nkica. Nuzamura umutwe ibuye leta rihura neza. Niyo batakoreshe menshi yagishije nimwe. Reka mabwire tuzunguruke, hanyuma urese yambukiraho habaye nk'imwe muri zo. Imana nishimwe, Imana nishimwe, Imana nishimwe, Imana nishimwe, Imana nishimwe. Yakoze bya bindi yakoze ku wa mbere, imwe yakoze ibyo yakoze ku wa kabiri, imwe yakoze ku wa gatatu, imwe yakoze ibyo yakoze ku wa kane, bya bindi yakoze ari ku wa gatanu, bya bindi yakoze ari muri weekend ku wa gatandatu, bya bindi yakoze ari ku cyumweru, bimwe yakoze muri mu kwa mbere, bimwe yakoze mu kwa kabiri, bimwe yakoze mu kwa gatatu, bimwe yakoze mu kwa kane, bimwe yakoze mu kwa gatanu, bimwe yakoze mu kwa gatandatu, bimwe yakoze mu kwa karindwi, bimwe yakoze mu kwa munane, bimwe yakoze mu kwa 9, bimwe yakoze mu kwa 10, bimwe yakoze ejo mu kwa 11, bimwe arimo arakora mu kwa 12. Nibikubera imbaraga zizamuka zimanure, hanyuma wambukira kugeza. Imana y'umugisha, Imana ibagire neza. Ndavuze ngo 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 Imana y'umugisha, Imana ibagire neza. Hanyuma muri umugisha no kubagira n'umwe izayice nk'imwe muri zo. Himwe Mana turagushima. 2023 dusigaje iminsi 7, iminsi umoro 7 twabona umunsi w'umuzo mwami. Iyi minsi ndayisengeye mwami, abadayimoni na satani bo turangaze batujyana mu bitekerezo bitandukanye, aho iminsi yo kuruka imirimo n'ibitangaza byawe, bongera kuruka intambara warwanye, twongeye kuruka tuneshereze, twongeye kuruka kwawe mwami, hanyuma tuvuye ngo izi yazica nk'imwe muri zo. Ndagushimye ko ari kwambukira hahari. Haleluya, haleluya. Ndagushimye ko ari kwambukira hahari, kwa ngo bakobwa n'abasore bawe bijye masana mu izina rya Yesu. Harahari nubwo inyikari zirezire, nubwo hatagaragara, ariko ngiye kutwibutsa ngo harajya tuzamukira, twibuka imirimo yawe, twibuka gukomera kwawe, twibuka ubushobozi bwawe, ududuhereza inzira, tugomba twambukira, tugomba twinjirira, tugomba dukandagira mu izina rya Yesu. Itano rigire neza mwami, itano rigire neza mwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Nubwo nta nzira agaragara 2023, nubwo nta nzira agaragara 2023, nta bantu tubona binjirira, batona aho bajya gukomeza, ariko itsingu ntago tushaka kuya satani. Iyi minsi ntago tushaka umwanza yitwiwe, iyi minsi ntago tushaka yo kwiyabona kwibaza byinshi, iyi minsi niyo kongera kwibuka imirimo y'Imana ituba tubaritse kwija muri 2023 mu izina rya Yesu. Nagira ngo umuntu kwegereye uhindukire umfata ukoko, ndagira ngo musengere muri umugoroba. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ugiye kumusenya muri no minsi nguhere none, kuzagira ku itariki 30, kuzagira kwija mwaka wa 2021, ugiye kumusenyera ngo Mana uyu muntu ngire umwishurire, yongera kurema imirimo n'ibitangaza wakoze,
hanyuma mu kubyibuka uca inzira kugira ngo yinjire mu mwaka wa 2023, umwaka wo gukorera Imana, umwaka wo kumaramariza Imana, umwaka wo gufungurirwa inzugi, umwaka wo kwinjira Imana yamubwiye, umwaka wo kwinjira amasezerano. Ariko ukeneye kwinjira ahantu hadasanzwe, ugiye kumusengera Imana ikora ibintu bidasanzwe. Twinjira mu itara ry'amashimwe, twinjira uyu mukobwa namusengeye, uyu musore namusengeye, uyu mugabo namusengeye, uyu mugore namusengeye. Dusigaje imyaka 7, dusigaje iminsi 7 yo kwinjira mu mwaka wa 2023. Mwami turasenze mu izina rya Yesu, imubere imyaka iminsi yo kuzunguruka, iminsi yo kuzunguruka, iminsi yo kuzunguruka, iminsi yo kuzunguruka, iminsi yo kongera kureba, iminsi yo gusubiza amaso, iminsi yo kureba ineza yawe, iminsi yo kureba imbaraga wakoze, iminsi yo kureba ukuboko kwawe kudasanzwe. Haleluya. Buri wese azinjirira imbere ye, buri wese azinjirira imbere ye. Uyu mwaka wa 2023 mu kwibuka imirimo y'Imana, ibitangaza by'Imana n'abakozi b'Imana Imana izohereza, buri wese azinjirira imbere ye. Aho utinjiye aho ari kuzinjirira, aho Satani yakubwiye ko bidakunda niho bizakundira. Aho imbere yawe, aho hari urukuta, aho hatagaragaraga, aho hatari inzira, naho uzinjirira. Haleluya! Aho ngaho muri ka kazi bitakundaga, muri bya bintu bitakundaga mu muryango, muri bya bintu byari byarifunze, aho nyine hari urukuta, naho uzinjirira. Aho hisoni, aho hikimwaro, aho gukorwa n'isoni, naho twenda gutsoza. Ndashaka gusenya umuntu ahangaha uvuga ngo mukozi w'Imana 2025 2022 ntago nagenze uko byari bikwiriye, ariko kwino noheri ya 2022 dore ukuboko kwanjye nguku ndashaka icyerekezo gihinduke. Hari umuntu ahanga avuga ngo ibintu byanjye birashaka bihinduke.